yego nicyo nenda kubabwira impamvu yo gushaka umuntu ukunda nuko buri umuntu ukunda urukundo rwa nyarwo niyo akoze amakosa agukoreye ikosa aguhemukiye birakubabaza ukumva urababaye cyangwa ukanarakara ariko hari ibitekerezo bibiri bidashobora kukuza mu mutwe icya mbere nubwo yaraguciye inyuma ari wa wundi washatse ukunda icya mbere nubwo yaraguciye inyuma igitekerezo cyane kidashobora kukuzamo ni ukwicuza ko mwabaye ntabwo ushobora kubyicuza icya kabiri kidashobora kukuzamo ni ukuvuga ngo uramuta ujya gushaka undi uravuga uti nubwo yamemukiye ariko n'uwanjye niwe nguyu niwe wanjye n'uyu n'ijambo ry'Imana rivuga urukundo rutwikira ibyaha byinshi exactly rurabitwikira icyo umuntu yari kugukorera umuntu ukunda ashobora kugukorera ikintu ukamwihanganira utari gushobora kwihanganira undi muntu wese kuko urukundo rurihangana n'ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana riva mu Rwanda kuva mbere Pawulo n'icyabakorinto cya 13 rero urumva yuko mu by'ukuri gushaka umuntu ukunda urukundo rwa nyarwo already uba umeze nk'aho wubatse ingabo ku rugo muzashinga ku buryo gutandukana byo bidashoboka ariko nicyo kintu tuzanakivugeho ntekereza ko hari n'ababibwira ko bakundana ariko badakundana kuko hari urukundo hari ibintu abantu bita urukundo nyamara ari irari ari irari ukagira ngo ukunze umuntu nyamara n'ibyari nyine dukurikije bya bindi twabonye isi igenda yigisha abantu ishyira mu maso y'abantu ukabona umuntu ukamurarikira ukibwira ko umukunda ariko urukundo turi kuvuga nyine ni urukundo apana rw'ihame rikomoka ku Mana yego rushingiye ku ihame apana amarangamutima reka ibyo bintu uvuze tubisome muri kino gitabo kugira ngo abantu